Uyu munsi turakoresha ibikorwa byinshi amagambo make. Niba ukurikira ibintu bya showbiz cyane uko warakunze kubikurikira mu myaka yashize guturuka muri 2020 na 2021 ntago waba utarabonye Juno Kizigenza ndetse na Ariel Ways bakanyujijeho cyane ahaba mu rukundo haba gukorana indirimbo bagahitinga cyane indirimbo yabo ikarebwa mu gihe gito cyane n'abantu benshi cyane mu gihugu. Ni ibintu byari byiza cyane, ni ibintu byakunzwe n'abatari bakeya. Ndabizi neza rero ko niba warabakundaga nawe ubu ngubu wakishimira cyane kongera kubabona kuri stage, wakishimira cyane kongera kubabona bari gukorana, bari kuririmbana, ibintu bimeze neza cyane. Ku mugoroba uwashize hari kuri uyu wa gatanu washize utangira weekend ku itariki 16 Gicurasi, Juno Kizigenza yararimo arizihiza imyaka 5 amaze mu muziki. Imyaka 5 rero ntabwo ari ikintu gitoya, kandi muri uko kwizihiza imyaka 5 amaze mu muziki yanishimiraga cyane ko hari ibyo yagezeho kandi bihambaye. Hanyuma akaba yagize n'uruhare runini mu gufasha abandi bahanzi batoya nabo bakagenda bazamuka bamwe na bamwe. Uyu muhanzi rero yagerageje gutumira bamwe mu basitari bakoranye indirimbo zigiye zitandukanye, ubwo na makorabo nyine agiye atandukanye babasha kuba bakitabira, ntabwo bigeze bamusuzugura. Hagaragaye Ariel Ways, hagaragara Butera Knowless, hagaragara Kenny Soul, hagaragara na France Mpundu babana muri rap imwe. Reka tubanze twumve Ariel Ways uburyo bakanyujijeho kuri stage. Aho ngaho rero bari muri performance y'indirimbo yabo Away bakoranye muri icyo gihe nyine. Iyo ndirimbo yanakunzwe n'abatari bakeya. Juno Kizigenza nanone yongeye kugaragara ari kumwe na Butera Knowless, baririmbanye indirimbo bise Umugisha, nayo yakunzwe n'abatari bake kuri iyi mihanda, ndetse byanatunguye abantu kubona Butera Knowless yaje gushyigikira Juno Kizigenza. Ni by'agaciro gakomeye, Juno Kizigenza nayo byamushimishije. Reka twumve Juno Kizigenza na Butera Knowless nabo kuri stage uko bakanyujijeho. Kubyaje no kuri simti ubamanye benagize nukuba witwaje umutimura tuje bihuzira herezo kuko mufite byuzuye amarira narize sinshaka no kwibuka Ishire magisha I wanna wake up every day Sila kubariro alibande Shashaka Urumugisha wanje I wanna wake up every day Akuboniro alibande Naudi mugisha shaka Urumugisha wanje. Aho ngaho rero yari Butera Knowless. Hanyuma rero Juno Kizigenza yaje kwakira Kenny Soul, hono no byase biza ibindi. Murabizi ko Juno Kizigenza na Kenny Soul batangiye basa nkaho bakorana cyangwa se basa nkaho babana, ubwo bafashwaga na Bruce Melody mu mwaka wa 2020. Barabanye cyane rero bakoranye indirimbo, ndetse nizo batagiye bakorana wasangaga bagiye bahana ibitekerezo, bazandikaga bari kumwe n'abantu babanye cyane. Hanyuma rero baza no gukorana indirimbo bise Igitangaza na Bruce Melody arimo. Gusa Bruce Melody we ntabwo yabashije kuboneka kubera ko amaze iminsi ari muri Tanzania ari gukora indirimbo na Diamond Platnumz, dore ko no mu minsi ishize batangaje ko amashusho yenda kurangira already, n'ubu ngo bashobora kuba yararangiye amashusho y'iyo ndirimbo ya Bruce Melody ndetse na Diamond Platnumz.
rero ntabwo yabashije kuba yaboneka. Hanyuma rero Kenny Solo yaje kubaboneka aririmba na Juno Kizigenza indirimbo yabo Igitangaza yakunzwe n'abatari bake cyane. Kenny Solo kijya kuri stage ibintu byari ibyishimo byinshi cyane, amarangamutima yari yose ku bafana ba Juno Kizigenza bari baje muri show ye y'imyaka 5. Uri nimero ya mbere abashyi benshi cyane kuri Juno Kizigenza. Congratulations. Yo, thank you so much. Juno Kizigenza rero na Kenny Solo nibo bantu batindanye cyane kuri stage, ndetse banagaruka ku dustori tumwe na tumwe twagiye tubaranga mu gihe babaga mu Gitangaza Music 2020 ndetse na 2021 bakira abana muri industry, bagendaga nyine babakora utuntu twinshi dutandukanye. Bagarutse rero ku dustori twinshi twabo twagiye tubaranga muri icyo gihe, ndetse banavuga ko bagikomeje kuba baba bamwe bakomeza kuba bakorana kugira ngo imiziki yabo irusheho kugenda itera imbere. Juno Kizigenza amaze kubaka izina ritari ritoya hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda nk'uko natangiye mbivuga, ndetse nanone akaba abungu bari kubarizwa muri label ya Huha Record. Iyo label akaba yarayinjiyemo avuye mu Gitangaza Music igihe nyine yakoranaga na ba Bruce Melody, akinjira muri Huha Record. Hanyuma rero muri Huha Record yaje kuba hahurira n'abandi bahanzi batandukanye barimo France Mpundu, muramuzi cyane, yaririmbye indirimbo zitandukanye, by'umwihariko amenyekana cyane ku ndirimbo Nzagutegereza. Iyo ndirimbo Nzagutegereza nayo yakunzwe n'abatari bake. Rero kuri stage France Mpundu yaje kuba yakirwa na Juno Kizigenza nk'uko n'ubundi amufasha mu bijyanye n'imiririmbire ye, akamusharingira indirimbo ze bigiye bitandukanye ku bantu be. Juno Kizigenza rero yaje kuba yakira France Mpundu kuri stage, hanyuma bose bashyira hamwe baririmbana iyo ndirimbo Nzagutegereza. Iyo ndirimbo imaze kurebwa n'abarenga miliyoni ku rubuga rwa YouTube. Ni indirimbo rwose yakiriwe neza n'abatari bake, dore ko na France Mpundu akunze kuvuga ko iyo ndirimbo yisohoye ari true story kuri we, hanyuma biza guhura nuko n'abantu bayishaka nabwo nyine bari bari mu gihe nk'icyo France Mpundu nawe yari arimo ategereje umukunzi we. Reka twumve uburyo ba performance iyi ndirimbo. Mama,
Juno Kizigenza kandi yakomeje anabaririmbira zimwe mu ndirimbo yagiye aririmba ari wenyine, indirimbo nyine yagiye aririmba nta muhanzi wundi bafatanyije, yagiye azibaririmbira, dore ko amaze gusohora indirimbo nyinshi rwose. Harimo abantu bavuga ko amaze kugeza mu ndirimbo zigera kuri 200 mu gihe cy'imyaka 5. Ni umwana wakoze cyane, ni umwana wasohoye indirimbo nyinshi zitandukanye. Hanyuma rero yagiye anaziririmba, hari indirimbo bagiye bakunda cyane, izo abafana be bagendaga bamusaba, yagendaga azinyuramo akazibaririmbira, ibintu bikarushaho kugenda neza cyane. Ngayo nguko rero ibyo ni bimwe mu byaranze igitaramo cya Juno Kizigenza cyo kwizihiza imyaka 5 amaze mu muziki, ndetse yavuze ko mu gihe yari amaze adakora ubu ngubu agiye kugaruka noneho mu murongo neza cyane akongera agakora, cyane ko mu minsi ishize yitangarije ko yari ari ku ishuri yari mariga. Hanyuma rero araza kubasoza uyu mwaka, ibi noneho birushaho kugenda neza cyane, noneho akore imiziki nta nzitizi n'imwe, nta kintu na kimwe kiri kuba cyamubangamira. Ndagushimiye cyane wowe wabanye nanjye, ngusaba ngo niba wakunze ibyo dukora ntugende udakanze kuri subscribe kugira ngo nidukora n'ibindi biganiro bijye bikugeraho, kandi wibuke ufungure n'akazogera. Reka duhurire mu bindi biganiro. Ciao ciao.